nongeye kubasuhuza abakunzi ba channel yacu, nitwihanganire ko twabahaye igice cya kabiri cy'iyi video mbere y'uko tubaha icya mbere. Byadutengushye nyine twitiranyije video bituma tubaha video ya kabiri kandi iya mbere ihari. So muri video twabahaye yavugaga ukuntu bashyira amafaranga ku ikarita. Iyo karita twavugaga ni ikarita bita Vico Visa Card. Iyo Vico Visa Card ni ya karita umuntu akoresha yishyura ibintu kuri internet, kuri murandasi, ahantu hatandukanye. Murabizi neza ko umuntu ufite konti muri banki ikorana ikoranabuhanga yemerewe gutanga amafaranga bitewe n'ikiguzi cya banki n'ikarita, ugatanga amafaranga bakaguha ikarita. Iyo karita kuri banki baguhaye iba ifite garante y'imyaka 3, ukongera ukayireactivating, ukongera ukishyura cya kiguzi cy'ikarita, bakongera bakayongerera igihe. Izo karita duhabwa kuri banki iyo uguze ikintu runaka, wenda ngiye kuri Amazon nguze ikintu, ndishyuye amafaranga ahita ava kuri banki direct akajya aho hantu cya kintu uguze, niba ari ikintu gifatika kikaba yenda ari serivisi runaka uguze ukazihabwa, nimba ari n'ikintu gifatika ukazakibona mu gihe runaka, mu gihe shipping y'iminsi baguhaye yageze cyakugezeho. So rero akenshi abantu benshi bagiye bambwira bati se ko nishyuye ahantu nkaba mbona amafaranga akiri kuva kuri konti bimeze bite? Buriya iyo wishyuye kuri interineti akenshi ikarita iyo umaze kuzuzamo imibare yayo hari igihe ihita yisevingamo, ikisevinga nimba ari muri Google Pay ugasanga yisevinzemo. So iyo yisevinzemo cya kintu waguze, iyo ari nk'ikintu wafashe icyo bita ifatabuguzi subscription y'ukwezi, y'icyumweru, y'iminsi 5, ubwo bivuge ngo muri ya minsi 5 waguze ntizagirangira bazongera bakure kuri konti yawe ikiguzi cy'amafaranga wahisemo kuzajya wishyura mu minsi 5. Urumva ko ikarita yawe iba yabaye saved, baba bayisigaranye. Nimba ari mu gihe cy'ukwezi, bivuga ngo ukwezi nigushira amafaranga azajya ahita ava kuri konti yawe agende. Kubihagarikisha nta kindi kintu ukora, ni uko usobanukiwe no kuba wajya muri systeme ugakiriya ikarita yawe aho muri Google Pay, mbese ugakora icyo bita kuyihagarikisha. Abantu benshi rero ntabwo baba bazi kuyihagarikisha, ariyo mpamvu nabashakiye application zagufasha kubona Vico Visa Card cyangwa se Mastercard, warangiza ukabikaho amafaranga ahwanye n'ikiguzi ugiye kwishyura, ukishyura bikarangira. Nimba ari subscription y'ukwezi waguze, ukishyura, ukwezi kwarangira bajya gukuraho amafaranga bagasanga nta mafaranga ufiteho, ukazajya ushyiraho amafaranga ari uko ugiye kwishyura ikintu. Rero hari application ebyiri zibigufashamo, hari iyo bita Eversend ariyo iyi ngiyi ndi gukoresha, hari n'iyo bita Flutterwave. Flutterwave nayo irakoreshwa, nayo washaka icyo bita Mastercard iri Vico ukayikoresha wishyura. Mbibutsa ko izi zose gushyiraho amafaranga ukoresha mobile money nk'uko twabibonye mu yindi video. So rero iyo kugira ngo uyibone ujya urakanda hano muri description, hari link. Iyo link nuyikandaho irahita ikohereza kuri Play Store, udownloading application bita Eversend, ufungure konti, ushyiremo email, ushyiremo password, ushyiremo nimero ya telefone ya momo kugira ngo uzajye uyikoresha ushyira amafaranga, mbese ukora ibishoboka byose ufungure konti. Nurangira gufungura konti baragusaba kuverifying icyo bita KYC. KYC nyine na identity yawe ikuranga, kuko ino ibimeze nka banki. Nimara kuverifyinga barakwemerera. Nibamara kukwemerera uraza kuba uri kuri balance imeze uko. Nuramuka unabikoze neza fresh, urahabwa amafaranga y'ikaze angana n'amafaranga 800. So rero nuramara kugera kuri no dashboard yawe ibintu bimeze neza gutya, uraza kuza kuri hano hasi kano ka kabiri kanditseho ngo card, ukandi hano handitseho card. Numara gukanda hano handitseho card, hano hantu kuri wowe haraba habereye aho, nta kintu kiraba gihari. Rero uraza kuza ukande hano hantu hejuru hari akamenyetso ko guteranya, ukandeho.
numara gukandaho baragusaba ko uraba ugiye kugura ikarita nshyashya. Ikarita nshyashya aha ngaha igura amadolari 2 $2. Amadolari 2 niyo agura ikarita, ariko niyo bakata, niyo agura ikarita, ariko ntabwo wagura ikarita utari buyibitseho. Niyo mpamvu bakubwira ngo mu madolari 2 urashyiraho amadolari 5 kugira ngo byibuze haze kujyaho amadolari 3, bakate 2 y'ikarita usigarane 3 yo kubitsaho, kuko ntabwo wahita ukora ikarita ibereye aho ngaho. Niyo mpamvu abantu bagucaginga 5. Rero gushyiraho amafaranga aha ngaha, kugira ngo uze gushyiraho amafaranga nyine uraza, kuko ntabwo wagira ikarita utarabanza gushyiraho amafaranga, kuko numara kubikora uku nguku uraza guhita ukanda continue, ikarita yawe ibe yikoze, bize bimeze nk'uku nguku, utangire kwadingaho amafaranga nk'uko twabibonye muri video ibanza. Rero kugira ngo ubone amafaranga ugura ikarita, ni ukuri bwagaruka hano kuri balance. Umara kuza kuri balance ugakanda hano hantu handitse ngo add money, ukadingaho umubare w'amafaranga ushaka, yenda ubwo ni 5,500 kugira ngo yenda niba yegisenga mu madolari aba amadolari 5. Wamara kubikora ugakanda hano ku ruhande hari exchange, nk'uko tuzi ko exchange ikorwa bisanzwe, twabibonye muri video yindi. Ukora exchange, then amafaranga uyaguremo ikarita, byoroshye cyane. Ahantu ugira imbogamizi uze kunyandikira muri comment ndagufasha. Rero tandukana no gukoresha za karita za banki wishyura utabisobanukiwe neza. Rimwe na rimwe hari n'abantu bagusaba ngo bahenga imibare y'ikarita ngo bakohereza amafaranga. Ibyo byose ni ukugira ngo ntamara kubona done ziri ku ikarita yawe ayitware. Kandi ikindi nakubwira, niba ugiye kwishyura ikintu ufite ikarita yawe ukajya kwishyura, yaba icyo waguze mu iduka, yaba kubikuza ku mu agent runaka, make sure ko urimo urabikuriza ahantu habona, ahantu hagaragara, kuko ikarita yawe buriya umuntu yafashe imibare iriho imbere n'inyuma, byaba byoroshye kuba yagutwara amafaranga ufite kuri konti. Niyo mpamvu ukwiye kuzajya witwararika ahantu hose urimo urakoresha ikarita, ukamakinga sure ko nta muntu wabashije kuyisoma imbere n'inyuma. Nimba hari ikindi kibazo ufite cy'imbogamizi kijyanye n'ikoranabuhanga wambaza, wanyandikira muri comment. Kandi ikindi, nimba wifuza kuzamura YouTube channel nabwo rwose hari link yitwa Fasta Shop, nayo irabigufashamo cyane, kandi cyangwa se ukaba wananyandikira muri comment nabwo nkagufasha. Bye bye, Remezo Pro.